abantu ntabwo tuzahazwa n'ibitubaho, ntabwo tuzahazwa n'ibyo dutekereza. Niba tuzahazwa cyane n'ibyo dutekereza, nk'uko tumara umwanya munini twita ku mubiri udakunze no kuduteza ibibazo kubera ko umubiri wacu urihangana, dukwiye no kumara umwanya twita ku ntekerezo, ari nazo zituzahaza cyane mu buzima bwa buri munsi. Nk'uko ukorera umubiri isuku, uba ukwiriye no gukorera isuku imitekerereze yawe. Nigeze kubaha urugero, umuntu agira ibitekerezo byinshi ku munsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko dutekereza intekerezo ziri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 70 ku munsi. Mbabara nawe unyumvire ibyo bitekerezo, ibihumbi hagati ya 50 na 70 by'intekerezo ku munsi. Bivuze ko ushyizemo ku mpuzandengo dutekereza intekerezo ibihumbi 60 ku munsi. Noneho ikintu gitangaje, 80% by'izo ntekerezo ziba ari mbi. Uzi ikindi kintu gitangaje, 90% by'izo ntekerezo zisubiramo. Izo rero nizo zitwica. Umuntu ntabwo ahangayikishwa n'ibintu bimubaho, azahazwa n'ibintu atekereza kuri bya bindi wenda byamubayeho. Niyo mpamvu ubushakashatsi bugaragaza ko mwene muntu ashobora no kuburira mu ntekerezo hafi 1/2 cy'ubuzima bwe. 47% by'ibihe byawe uba waburiye mu ntekerezo. Urumva ukuntu birenze. Izo ntekerezo rero zirakuzahaza, zigutera umujagara. Ushobora gusanga arizo zihishemo ubuzima ubayemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero mu byo ugomba gutangiriraho ku munsi witaho, utagomba kwibagirwa ikintu kijyanye n'intekerezo zawe. Ukibyuka mu gitondo hari ibintu ugomba kwiyibutsa, hari ibintu ugomba gutekerezaho, hari ibintu ugomba kwibazaho, bikagufasha kugenzura intekerezo zawe, bikakurinda ko zikuzahaza ahubwo zikakubera urumuri. Imitekerereze yawe ni buri kimwe muri wowe. Icyo utekereza n'icyo uba. Nubyukira ku bintu bituma utekereza nabi, ukabyukira ku bintu bituma wiyumva nabi, umunsi wose ushobora gushira ugihuzagurika. Ariko nubyukira ku bintu bituma utekereza neza, wiyumva neza, n'umunsi wose uri bukuryohere. Hari rero ikintu cya mbere ugomba kwibazaho ukibyuka, nk'uko buno bushakashatsi bubigaragaza, nuko imbuto z'ibikubaho mu buryo bwa nyabwo zisarurwa ku giti cyitwa intekerezo. Icyo ni cyambere ugomba gutekerezaho buno bushakashatsi bushyira mu majwi. Ibyo ubona byose mu buzima bwawe bwa buri munsi bigenwa n'ibyo utekereza. Ibitekerezo nibyo bigena ibikorwa ukora, nibyo bigena amagambo uvuga, nabyo bigena ibyo ugambirira, nabyo bigena ibyo ukeka ko abandi bakugambiriyeho. Bivuze ko nubyukira ku bitekerezo bibi, n'ibyo ugambirira biraba bibi, n'ibyo uvuga biraba bibi, n'ibyo ukora biraba bibi, n'umusaruro uvamo uraba mubi. Intekerezo zawe zimeze nk'ubusitani. Nuhinga mu rukundo, umutuzo, kwihangana, akanyabugabo n'ibindi byiza, nta kabuza kuri icyo giti kiri muri ubwo busitani uzasaruramo amahoro, uzasaruramo ubugwaneza, ibyishimo n'ibindi. Ariko nubyuka ukabibamo urwango, ukabyuka utekereza ku bantu bakwanga, abantu baguhemukira, ishyari n'ibindi bibi kuri icyo giti kiri mu busitani bwawe, uzasaruramo umushiha. Umunsi wose uzajya wirirwa ufite umushiha, usaruremo umujinya, guhangayika n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu bakubwira ngo mu gitondo ukibyuka ugomba kwibwira uti ni izihe mbuto ngomba kubiba mu busitani bw'intekerezo zanjye. Izo mbuto numara kuzimenya utangira uzibibemo. Uzibibamo gute rero? Uzibibamo hakurikijwe ibyo ureba, ibyo wumva n'ibindi byose bigena ibyo utekereza. Buri gitekerezo cyose ugerageje gutera mu busitani bw'imitekerereze yawe gikuza urubuto runaka. Urwo rubuto rero uzarushonaho byanze bikunze, cyangwa se abakugaragiye barushoneho.